Lenny Today Updates News. Reka mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Lenny Today Updates News. Today's another day, tuje mu kiganiro ubuzima n'imibereho. Of course ndiraho nari nshimimana muri studio, ariko kandi ntabwo ndengeye nyine, ndi kumwe na Frodo wari ajya kugenda tubwira byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kuza gusobanukirwa umuryango witwa Kuki Ndiho, tuze kureba ibikorwa byawo bigiye bitandukanye ubarizwamo. Of course reka tumwakire. Yes, murakoze cyane kunyakira no kwa mwantumiye. Imana ibahe umugisha. Nitwa Frodo wari Nzabahiranja, ndi umunyamuryango w'umuryango Kuki Ndiho muri rusange. Yego, ni umuryango Kuki Ndiho. Ese uvuze iki? Usobanuye iki muri make? Uratubwira impamvu waje ute? Yego, murakoze. Kuki Ndiho ni umuryango udahanira inyungu ndetse utanegamiye kuri leta, washinzwe n'umumama bita Dr. Marie Claudine Mukamabano mu 2005, ahigira ngo ahigure umuhigo yahigiye Imana ubwo yamurokoye mu gihe cya Jenoside, ubwo yasimbukaga imirambo myinshi mu gihe bari kwica abantu mu gihe cya Jenoside y'94. Yarebye hejuru asaba Imana ati, Imana nuramuka undokoye uru rupfu nzagukorera mfasha imfubyi. Ni muri urwo rwego rero nawe muri 2005 yavuze ngo reka ntangire wa muhigo nahigiye Imana ndetse nkuhigure ndebe ko natangira gukora ibikorwa bitandukanye mu byo nagiye mpigira Imana ko ngomba kuzayigurira kubera ko yamurokoye. Yego, urakoze cyane. None se ubundi uno muryango watangiye 2005, ubu ngubu urimo abanyamuryango benshi bagiye batandukanye. Ese kugera mu bisaba iki? Uratubwira. Nta kintu bisaba, ni ubushake, no kumva ko ufite umutima, kuko ni umuryango udahanira inyungu kandi utegamiye kuri leta. Ubwo iyo ufite ubushake ukabyifuza, uraza kubera ko mu bikorwa byinshi bitandukanye kandi bigira umuntu umumaro. Yego, wenda uraza kutubwira bimwe muri byo bikorwa bimwe muri byo bikorwa biri muri uwo muryango, kugira ngo umuntu waza nyine yumve ngo aje gukora iki, atazi ngo agiye. Ni ibikorwa byinshi bitandukanye kandi n'ubu ngubu bikiriho. Donc umuryango Kuki Ndiho, icya mbere ni umuryango udahanira inyungu kandi ujya gushingwa na Dr. Marie Claudine Mukamabano, yari ahigura umuhigo yahigiye Imana ko yamurokoye. Ibikorwa birimo rero muri rusange harimo gufasha imfubyi nk'intego nyamukuru y'umuryango. Hari gukora ibikorwa by'isanamitima ku bantu bababaye cyangwa se bafite ibibazo bigiye bitandukanye, amadepresiyo, kwiheba no kumva ko witakarije icyizere akakugara mu buzima, kandi abizi ko abikora ku buntu, aragugara muri umurongo ku buntu, ndetse agenda afasha abantu bagenda batandukanye, kubakorera ubufasha bwo gutuma babaho. Imiryango myinshi kayiremera ubuzima bwo kubaho, ndetse hari n'abagenda afasha kwishyurira amashuri. Ari bamwe na bamwe bari bariho biga ku buryo bugoye, ariko ubu ngubu bakaba barize, bakaba bararangije kandi bakaba batanga ubuhamya kuko iyo bataza kubona Kuki Ndiho ntabwo baba barize ngo barangize. Yego. Okay, urakoze cyane. Ukomoje ku bijyanye no gufasha. Ese ni igihe nyungu yaba akura mu ruko gufasha? Yego, watangiye wenda bivuga ngo ntabwo uharanira inyungu, ariko se uramutse ugenekereje nk'uwo mutima awukura he koko? Ese nizihe nta nyungu zaba zibyihishe inyuma? Ntekereza ko ni igihanga afitanye n'Imana. Donc ibyo akora abikora kubera umugambi w'Imana, abikora kubera Imana.
we n'Imana bafitanye relationship, kubera ko ibyo akora abikora ashaka kugira ngo ahigure umuhigo yahigiye Imana. Niyo mpamvu nazi n'inyungu, ntago abona nta mafaranga umuntu amuha kugira ngo abarimo cyangwa se kugira ngo yinjiremo, nabo ngabafasha. Urumva nta kintu bamuha. Ikindi buriya ni na banke turaza kuvugaho y'imfubyi afite, burya abantu bafata amafaranga nta ngwate batanga, ndetse nta n'amafaranga nyunguka ku mafaranga yabataye abaho. Ngo kuba Imana aramurokoye mu 1994 akayihigira umuhigo, icyo kintu cyo gituma akora uwo murimo nta nyungu, kandi we ubwe n'Imana niyo yamubwiye ngo ndakurokoye nawe uzankorere. Yego, hari nubwo ubwe mu buhamya agenda atubwira, hari ubwo yatubwiye ko yatangiye kwibaza ati kuki ibintu ndi kubikora, Imana yamubwira ati uribagiwe. Abikora rero kubwo impamvu guhigura umuhigo w'Imana. Ikindi inyungu kuri we ni ukuza kuba wiguye umuhigo wahigiye Imana, birumvikana nyine n'ijuru riba riri hafi. Yego, uyu muryango ufite izina ryiza. Ubundi mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye mujya mugirana, ndakeka birahari, mujya mukomoza kuri titire y'uyu muryango. Ese muri rusange tubivanye kuba warashinzwe kiriya gihe, kuba wari umuryango udaharanira inyungu, ubundi iyo wumvishe ijambo ku kindiho wumva iki? Mwabiganiriyeho mute? Urakoze cyane, ikibazo gikomeye kandi cyiza. Twabivuzeho koko ku kindiho, nyine uribaza ku cyuriho si weho. Ubundi reka nanjye nkubaza ku cyuriho. Hari abanyarwenya bajya na hari n'ikiganiro twigeze kujyana n'umuntu arimo aravuga ngo kukindya bamwe bati njya kugira mbeho, abandi ngo mbaho kugira ndye. Sinzi wenda niba nanjye nabitera mu rwenya nkavuga ngo ndiho kugira ndye, ariko ntago gutyo byagombye kugenda, ahubwo wowe urahangaha ngo ubitubwire. Yes, kukindiho ndiho kubera ko Imana inkunda, icyo ni icyambere, kandi ndiho kubera ko yandemye. Ikindi ndiho kugira ngo nsoze imigambi cyangwa se n'intego Imana yanzaniye hano ku isi, kandi ndiho kubera ko Imana inkunda. Izo ntego rero niyo migambi Imana yanzaniye ku isi, niyo ngomba gusoza. Namara kuyisoza nkaba nasoza ibikorwa ndiho byo gukora hano ku isi. Ndiho rero kubwizo mpamvu navuze haruguru zitandukanye. None tujyanye na titre y'iri zina ntabwo we yaryihaye, yafashe igihe kinini ararisengera, asaba Imana, hanyuma Imana imuhiyerekwa rigaragaza izina agomba kwita umuryango we. Abona ko kubyita ku kindiho aryo jambo Imana yamuhaye kugira ngo yite uyu muryango. Yego, nuko Imana imaze kumurokora aratekereza, yibaza impamvu ariho. Muri make impamvu arokotse, impamvu yarimo. Bimwe muri ibyo ngibyo rero yaje gusanga hari ibintu agomba gukora, ari byo yahaye kwisonga. Hajeho igikorwa cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abandi benshi, n'abandi bose bakeneye ubufasha. Ntabwo ari bose, ntabwo ari abandi bose bakeneye ubufasha. Ni igikorwa nyamukuru cyatumye umuryango ku kindi wawo, ni ukugira ngo afashe imfubyi. Ibyo byose uvuze haruguru ni ibyiyongera, ariko bitari prioritaire cyangwa se bitari ngombwa nk'umuryango wa ku kindi, gusa ntabwo abujije kubikora. Yego, tugiye dushingiye kuri uyu muryango, tugiye kurebera hamwe ese inkomoko y'ubu bufasha cyangwa izindi serivisi byaba bituruka he, zaba ari izindi serivisi. Inkomoko cyangwa izindi serivisi, inkomoko cyangwa y'ubu bufasha cyangwa izindi serivisi, gushatse kuvuga amafaranga akoreshamo cyangwa Yego, amafaranga kubirumvikana arakora. Ikindi kubera ko asenga Imana kandi akaba yikunda, mu buryo imuremera uburyo bwo kuba yabona amafaranga yo gufasha imfubyi, cyane ko ibintu akora ntabwo ari inyungu zimugarukira. Rero asenga Imana ikamufungura inzira, ikamuha uburyo, wenda ikamushakira n'abaterankunga bashobora kuba bamufasha, ariko nawe ubwe mu bushobozi bwe yifitemo bukeya arabukoresha, kandi agahaza ibyifuzo Imana yatumye yayisabye ko azayikorera. Ubwo izindi serivisi zigiye zitandukanye ziri muri uyu muryango ku kindiho zaba ari nk'izihe? Yes, murakoze cyane. Ibindi bikorwa ku kindi ikora, icyambere yigisha kwandika igitabo mu minsi 10 gusa. Nuvuga ngo nawe uramutse wifuje kwandika igitabo mu minsi 10 gusa ukimenye kucyandika kandi neza mu buryo bunoze. Icya kabiri, afite abantu afasha badashingiye kuba ari imfubyi. Hari ubuhamya bw'abantu bari muri kino gitabo cyangwa se tubaboneka ku mbuga nkoranyambaga ze z'abantu bagiye afasha akabahindura ubuzima. Dufate nk'umuryango watawe n'umugore we, birangira awushakira icyo gukora ndetse n'abana barabigisha. Hari umukobwa witwa Fridausi wari warabuze ubushobozi bwo kwiga, ariko
ubu ngubu ariga kandi neza. Hari umwana bita Darijane wari ufite ubushobozi bungana na 0 bwo kwiga, ubwo nuvuga ngo ntabwo ari buhari, yaramufashe aramwigisha hafi imyaka 2 yose amurihira, amumenyera n'imyambaro, arangiza kwiga neza. Ubu yarasoje yatanze ubona kandi yambara neza, aho yajyaga ku ishuri yambaye silipa, ariko bwa mbere niwe agiye ku ishuri yambaye inkweto nziza cyane mu kigo. Ibyo ni ibikorwa ku kindiho ibindi genda ikora. Ikindi buriya hari na kaminuza agufasha kuba yakujyanamo ukiga wowe ufite ubushake bwo kuba wajya kwigamo, yitwa Christ Faith Messenger International University. Iyi kaminuza kuyigamo nta kiguzi, nuvuga ngo nta school fees bisaba, nta minerval, uragenda ukiga ukarangiza kwiga ugashimana ko wize nta kindi. Mu kanya turaza gukomoza kuri icyo gitabo, ariko reka kanya tubanze turebe kuri iyo kaminuza. Twatangiye tuvuga ko ari umuryango, ku kindiho ari umuryango ufasha abantu benshi, abantu bagiye batandukanye bitewe n'ubufasha bakeneye. None haje muri bya kaminuza, ese ibi bya kaminuza uratubwira neza nyine bireba abantu bari muri uwo muryango cyangwa n'umuntu mushyashya yaza? Bireba abantu baciye bugufi cyangwa n'ubishaka wese? Ni umuntu ubishaka wese. N'ababyumvishe neza, iyo kaminuza iri mu gice cy'ibindi bikorwa ku kindi ikora. Niba ari gufasha abantu kuba bajya kwiga muri iyo kaminuza, ni ibindi bikorwa akora ku ruhande ahuriweho n'abandi bantu. So iyo kaminuza ari umuntu wese ubishaka afite ubushobozi n'ubushake, araza akiga akarangizamo, kandi ireme ku rwego mpuzamahanga, cyane ko yiga abantu bo mu bihugu bitandukanye byinshi cyane byo ku isi. Birasaba kujya ku cyicaro cyayo cyangwa ifite amashami agiye atandukanye, cyangwa hari ubundi buryo wayigamo? Iyo ukeneye kwiga muri ino kaminuza wandikira Dr. Claudine kuri email ye claudinepeace@gmail.com, we akagusubiza akaguhereza amakuru arambuye y'uburyo ugomba kuba wakandikishamo ukajya gutangira kwiga. By'umwihariko muri kuno kwezi kwa 9 bafite gutangira, basitangazo hanze, ababishaka bose banyaruka bakamwandikira kuri claudinepeace@gmail.com, hanyuma akababusobanura bwimbitse. Twumvise amazina y'iyo kaminuza, twumva harimo ibijyanye n'imyizerere n'imyemerere. Ese nibyo urabihuza gute? Utubwire. Yego, hari imyizerere n'imyemerere kubera ko yigisha ibintu bya theology certificate na masters degree, ndetse ikigisha na publication n'ibindi byose. Harimo nyine ibintu byerekeranye n'ubumenyamana, ubumenyi bw'ubumenyamana nabwo burimo aho hantu. Okay, ubwo ugiye kutubwira muri make rero zimwe muri faculty z'ingenzi zishobora gutuma umuntu aba interested, kuko ndi kumva ibintu bifitiye abantu benshi akamaro. Ni nayo mpamvu dukomeza gushishikariza abakurikiye kino kiganiro ubuzima n'imibereho hano kuri Learning Today, kugira ngo babe batangira kumwandikira kuri iyo email watubwiye, ariko kandi baramwandikira bitewe nyine na faculty bumvise bisanzemo, bumvishe bashakamo. Ndumva batanga ama certificate cyangwa ama degrees agiye atandukanye, nabyo uraza kutubwira nyine. Yes, muri mu byo biga harimo muri theology certificate, harimo masters degree, Christian education certificate masters, project management certificate masters, hakaba muri cyo bita counseling certificate masters, marriage counseling, nk'ingi marriage counseling urabizi ko ibyo bintu byiza bigezwe kigiye, naho harimo certificate masters, disaster management certificate masters, demology certificate masters, public relation nayirimo, prophetic school certificate masters, time management certificate masters, business administration certificate masters, ICT certificate masters, English language certificate masters, mathematics certificate masters, Greek certificate masters, digital marketing certificate masters, online business certificate masters, hospitality certificate masters, personal evangelism certificate masters, French certificate masters, public administration na public health ndetse na education. Urumva ko urebye neza ibi buri kintu cyose kirimo hano, ndetse bagera no kuwego wa PhD. Urumva ko ari kaminuza irimo ibintu byiza kandi buri kintu cyose wakwisangamo. Yego, noneho aya madigiri wavugaga numvise wibanda kuri certificate
masters certificate. Ese nko ko umuntu urangije nka segonderi cyangwa ko umuntu wifitiye nka A0 yabona nako we na A0 nyine atarayibona wari yifitiye nka AE yabona iyi degree gute, yabona iyi certificate gute? Yes, nibyo nakubwiye iyi kaminuza ubusobanuro bwimbitse burenze ubwo ndi gutanga mwakandikira Dr. Marie Claudine Mukamabano kuri email ye claudinepeace@gmail.com akaba ubusobanuro bwimbitse kuri ino kaminuza byose azabibabwira. Ngo hari ukuntu bafasha n'abantu kwandika igitabo, kandi hari igitabo nk'igitabo cyitwa using the power of social media. Using the power of social media, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye, kandi twumvise ko kirimo byinshi byiza kandi byiza cyane byagufasha kugera ku ntsinzi. Ese kino gitabo umuntu yagikura he? Noneho uraza kutubwira ukuntu umuntu yakwiga kucyandika. Ntago wakiga kwandika iki gitabo uko cyaranditswe, aho ko wakiga kwandika ibindi bimeze nkacyo cyangwa se bifite titre zitandukanye. Aho rero wagikora mbere yuko navuga aho wagikura, reka manze bena navuga iki gitabo The Power of Social Media, wenda kirimo nk'ibice nka 4 by'ingenzi uko nge nabibonye. Icya mbere harimo amateka ya Dr. Marie Claudine Mukamabano nyiri kucyandika nyine. Nibango harimo amateka mu rusange kuva yarokoka kugera ubu ngubu, ayo mateka arimo. Igice cya kabiri harimo kwigisha impamvu yo kwandika igitabo. Kwigisha impamvu yo kwandika iki gitabo. Nibango we urasanga nyine impamvu yamuteye kwandika iki gitabo, akubwira impamvu, urumva nyaho itubonamo nosi yose yahise kubera cyahisemo kuba yakandika iki gitabo mu minsi kubera cyahisemo kwandika iki gitabo. Impamvu yo kwandika igitabo n'igice cya kabiri, The Power of Social Media kuri we. Igice cya gatatu harimo gusobanura no kumenya uko isanamitima rikorwa binyuze mu bagiriye neza ubuhamya. Numango hari abantu benshi yagiriye neza, harimo gusobanura kumenya uko isanamitima rikorwa binyuze mu bagiriye neza ubuhamya. Numango abantu harimo abantu yagiye agirira neza ubuhamya bwabo, isanamitima ryabo, nuvango bavuye bagiranga, ukumva nyine izo nkuru zabo ziragushimishije, ukumva nawe nyine ubaye motive ko wamenye. None cyo cya gatatu cyo cyanyuma harimo ubujyanama bugaragara muri kino gitabo. Ashaka kugira nawe ukuntu wabaho, ukuntu wakora, ukuntu wakorera izi mbuga nkoranyambaga zikaguha amafaranga, cyangwa se nawe ukuntu wakwiteza imbere. Yego Frodouard urakoze cyane. Turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro ubuzima n'imibereho, aho twareberaga hamwe umuryango ku kindiho. Ntago tukurekura, sinzi utagize icyo wongeraho niba gihari, kuko umwanya uracyawufite. Yes, wenda uwakenera iki gitabo mu by'ukuri maje kuvuga kirimo ibi bice 4 kandi by'ingenzi. Urumva twese dukoresha imbuga nkoranyambaga kandi tuzikoresha kenshi mu bintu bitagira umumaro, ariko urabona ko hari ahantu hano byagufasha kugira ngo witeze imbere muri kino gitabo. Wakenera kukimenya, ukagisoma, ukagitunga iwawe, biremewe. Wakandikira claudinepeace@gmail.com cyangwa se nanjye ukanyandikira kuri nimero yanjye ya telefone 0788902277. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, nkakwadiresa nkakwereka ukuntu igitabo wakibona. Ikindi buriya navuga ngende ubuhamya bwigendera bw'uyu muryango, kubera ko nagiyemo iri sanamitima bampaye n'ibyo yatumye nongera kugaruka mu bumuntu ubwo nari mfite ibitekerezo bitari byiza bitewe no kwiheba. Uyu muryango kukindiho wambereye itoroshi, bituma nyine nkomeza kugenda mu cyerekezo cy'amahitamo yanjye. Ikindi ari impumbero y'umuryango kukindiho ko izaba itoroshi cyangwa se urumuri rumurikira abantu mu buryo biciye mu mahoro, ku buryo bose bazajya baza kwigira ku muryango kukindiho ibikorwa byatuma bagomba kubaho mu buryo bw'isanamitima, kubaho neza mu mahoro ndetse no gusakaza amahoro muri rusange. Yego Frodouard urakoze cyane. Ndi Leonard Nshimiyimana. Frodouard wakoze kuza. Yes, nawe mwakoze cyane kuntumira. Imana ibahe umugisha kandi n'ubutani muzadukena kugira ngo duvuge umuryango kukindiho muri rusange ndetse n'ibindi byiyongeraho tuzaba duhari. Lenny Today Updates News.